Burya amazi ni nk'ibyo kurya, ntabwo ushobora kubaho utayafite. Muri rusange umubiri w'umuntu ugizwe na 75% by'amazi. Umubiri rero ukoresha uko ushoboye kugira ngo ubone igipimo cy'amazi gihagije, bityo rero bigatuma ukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ubashe gukura igipimo gihagije mu mazi uri buze kunywa, ndetse ikindi gipimo kikaza gukurwa mu byo uri buze kurya. Hari byinshi amazi afasha umubiri w'umuntu, harimo nko gutuma umuntu adasaza vuba, kuringaniza igipimo cy'ubushyuhe mu mubiri w'umuntu, gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse no gutuma amagufa atagongana mu mubiri w'umuntu. Ibyo byose ndetse n'ibindi byinshi cyane bikorwa n'amazi mu mubiri w'umuntu. Mu gihe amazi abaye make mu mubiri, hari ibimenyetso umubiri uguha kugira ngo ukumenyeshe ko amazi yabaye make, ko ukwiye kongera kunywa amazi. Ngibi ibimenyetso 5 bikwereka ko umubiri wawe urimo kukwinginga, ukubwira ko urimo kunywa amazi make cyangwa ntayo. Uramutse uri mushyashya kuri iyi channel yacu, turakwibutsa gukora subscribe, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo video zose dukoze ujye uzibonera igihe. Duhe igitekerezo muri comment, wibuke no gukanda kuri share usangize inshuti zawe. Iyi video uramutse wayikunze, kanda kuri like. Ikimenyetso cya mbere, umwuka ugusohokamo, kugira impumuro itari nziza ituruka mu kanwa. Birashoboka rwose ko hagira impumuro itari nziza ituruka mu kanwa bitewe n'ibiryo wariye. Gusa birashoboka ko udukoko, bagiteri zituriye mu kanwa zabayemo nyinshi cyane bitewe n'uko umubiri wawe wumagaye. Burya igihe mu mubiri wawe harimo amazi makeya, igipimo cy'amacandwe yawe aragabanuka, bikagira ingaruka mu gutuma udukoko dusanzwe tuba mu kanwa twiyongera, tukaba ari two tugira ingaruka zo guteza impumuro mbi mu kanwa. Gusa birashoboka ko impumuro mbi mu kanwa ishobora guterwa n'ibindi bintu, ariko mu gihe ushaka guhangana nabyo, gerageza kongera igipimo cy'amazi unywa. Icya kabiri, kumva unaniwe cyane. Birashoboka ko waba wumva ufite umunaniro udasanzwe kandi nta kintu gihambaye wakoze, cyangwa se waharyama ukabyuka wumva unaniwe cyane, ukajya muri siporo wibwira ko nurangiza gukora siporo uwo munaniro uri buze gushira, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ibi ngibi biterwa n'iki? Ibi biterwa n'uko igipimo cy'amazi kiri mu mubiri wawe kidahagije. Burya iyo amazi abaye make mu mubiri, bituma na oxygene igabanuka, ibyo bigatuma amaraso adatembera neza mu mubiri, mbese ngo agere mu bice byose by'umubiri. Ni ngombwa rero ko igihe wumvishe ufite umunaniro mwinshi igihe kirekire, ugerageza gukoresha amazi, ukanywa amazi menshi ahagije. Birashoboka yuko umubiri wawe waba uri kugutabariza ko amazi unywa adahagije, ongera igipimo cy'amazi. Ibyo biramutse byanze, egera muganga wawe akugira inama. Icya gatatu, kumva uribwa umutwe. Kuribwa umutwe bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye z'ubuzima, gusa bishobora guterwa n'uko amazi yabaye makeya mu mubiri wawe. Kubabara umutwe bitewe n'ibura ry'amazi mu mubiri bifatanye isano no kugabanyuka kwa oxygene mu mubiri. Ingano ya oxygene iba yagabanyutse inyura mu mitsi itwara amaraso mu mutwe, cyane cyane mu gice cy'ubwonko. Ubwonko, igice cy'umubiri gikenera oxygene ihagije kugira ngo gikore neza.
rero iyo ogisijeni ibaye nkeya mu bwonko nibwo wumva umutwe utangiye kukujya bya hato na hato. Uzabyumva cyane umuntu akubwira ngo numvishe umutwe unjya, ni ukunywa amazi umutwe uhita ukira. Amazi rero ni ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu. Icya kane, unyara inkari zijimye cyane. Muri rusange umuntu udafite ikibazo yagakwiye kugira inkari zikeye, nubwo hazamo umuhondo ariko ukaza ari umuhondo ukeye. Iyo utangiye kunyara inkari z'umuhondo wijimye cyangwa oranje yijimye, icyo ni ikimenyetso kikugaragariza ko ufite indwara zitandukanye, cyangwa se akaba ari ikibazo cy'amazi make mu mubiri wawe. Ni ngombwa rero gutekereza ku gipimo cy'amazi gihagije mu gihe ubonye ibi bimenyetso, ugatekereza ku mazi urimo kunywa muri iyo minsi, ukongera amazi. Icya gatanu, kubabara mu ngingo. Amazi agira uruhare mu kurema amatembabuzi aba hagati y'amagufa kugira ngo amagufa adakoranaho. Igihe wumva uri kubabara mu ngingo, mu nkokora, mu mavi n'ahandi hantu hatandukanye amagufa ahurira, birashoboka ko cyaba ari ikimenyetso cy'uko amazi adahagije mu mubiri wawe. Niba unywa amazi buri munsi ahagije, uba wigirira neza cyane. Nawe gerageza unywe amazi menshi ahagije. Icya karindwi, kubabara mu gifu. Igihe unywa amazi adahagije mu mubiri wawe, ikibazo cya mbere wagirana n'igifu ni ikibazo cyo kukugara. Ibyo wariye bihere mu nda. Amazi agira uruhare runini mu igogora. Igihe amazi abaye makeya rero mu mubiri, igifu kigira ikibazo mu igogora, ntibicyorohere gukora igogora neza. Ibi ngibi byose ni byo amazi adufasha mu kuturinda. Gerageza kunywa amazi igihe cyose kandi unywa amazi ahagije. Amazi ni ubuzima. Kora subscribe kuri channel yacu Mwarimu Show TV. Sharinga ku nshuti zawe n'abavandimwe. Kandi like uramutse wakunze iyi video. Gumana natwe kugira ngo ujye ubona inkuru zitandukanye ku buzima.